tukiri gukurikiranwa nta wamenya oya icyo tugiye gukora. Makuru nakiriye nuko ejo ahagana saa 12 z'umugoroba urusengero rwitwa Sira saa 11:00 hariya mu murenge wa Kimisagara n'iminota 49 bashatse kubata muri yombi de wa Nyarugenge. Urumva ariko ntuzajya ubona imbwa mu giti ntuzabyitindaho aba umuntu babihureje urumva kandi nawe ngibyo rero ako karu niko kabi cyane nari injangwe nari injangwe ikibazo nacyo abandi ibyo byose uyu ni executive umurenge yego rero kubw'iyo mpamvu uwo executive iryo jambo umugore yavuze ngo emi wabo ngo deya yego aho rero niho rero inzego zigomba kumenya urwo rusengero urwo rusengero n'urwade yabavuze n'urwandi niki ko rutujuje ibisabwa biri mu nama yateranye Mutarama 2023 iyobowe na meya w'umujyi wa Kigali na RGB n'inzego zishinzwe amatorero n'amadini RIC. Umuhango wo gusaba tushoje nyuma wa muyobozi ahamagarwa mu nshingano ziwe asubira mu burasirazuba z'akazi. Hanyuma rero arampedinga aravuga ati n'ubundi warunyungirije nk'umusaza wungirije wegumana akazi gengiye mu bikorwa bya leta byihutirwa mu burasirazuba. Ubwo twese twerekeza mu cyahafi abana bagiye gusezerana yego muri ADPR cyahafi. Noneho namanutse kuri stade Nyamirambo manuka Nyakabanda na Kimisagara. Ezechiel na Damuru wa undi Damuru atari Damuru w'inzozi zacu Damuru w'agakiza TV show. Uyu mudamu we yahise avuga ngo Claude urabizi wowe na timu y'abayobozi yaje hano urabizi wowe Claude aramubaza ngo reka mbabwire Claude aramubaza ngo ibyo nzi ni ibiki wabivugira muri aba bantu atoya ati ibyo mwakoze mwabikoze ati mutwandikira urwandiko. ADPR cya hafi yari maze imisi ifunze kubera iki kubera ko ngo hari gitari yarujuje uyu munsi wa none batubwire nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali urabyumva na RGB n'ubuyobozi bwa Kimisagara executive Karisa Soveri hari ibintu byasabwe mu nama yabereye ku biro by'umujyi wa Kigali. Urusengero ni gute urusengero rukorera mu mazi urusaku kwirinda urusaku sound proof yego rubangamira umudendezo w'abaturiye ahasengerwa aha buretse gato umaho kuri yo ngingo ntuyiveho urwo rusengero rwa Sierra ruri mu baturage ruri kuri mazi mu mazi iyakarere n'ibyumve ka Nyarugenge ni muri Nyarugenge afitemo umuntu nawe mu karere kuba afite umuntu muri Nyarugenge ariko ntabwo polisi nibyo bari bagamije ntibyakuru nagize ngo babariye amafaranga kugira ngo badafungura urusengero rwabo baza kurufunga yewe nta nabazi hubwo mwagiye mugiye gukora ikiganiro byaje guhinduka gute kujya muri umunsi tuze no gufata ibyari yobokamana byahindutse ubupagani kuko narababwiye ntese abaturage baho bose bahise bakubita baruzura. Yes, reka twizere ko mumeze neza, twizere kandi ko mukomeye cyane muri amahoro muguwe neza, udukurikiye utameze neza ihangane ni ibibazo nibyo duhura nabyo. Kuri screen zacu turi kumwe n'abagabo babiri Ezechiel ndetse na Pastor Claude tugiye kuganira no munsi ni Baraka TV ni Urugendo TV Impanuro TV Inzozi zacu TV Karosi Agakiza TV show amaying The Vibe TV The amaying The Vibe TV The Vibe ya Yongwe abagabo ni ba Yongwe turagusuhuje Apostle Yongwe muramusuhuje so munyamakuru wa The Vibe njewe ntuzi inde Yongwe ni umunyamakuru kamera nayo irateye yego nangize ngo uravuze ngo ni njye munyamakuru utangiye wowe uri Baraka utangiye untera umwaka wowe uri Baraka wowe uri Baraka ukaba n'ishami ry'Ibigwi TV ku rwego mpuzamahanga uri Baraka hanyuma ukaba na agence y'Ibigwi TV agence y'Ibigwi TV ni ibiki
itabaza TV itabaza reka twizere Sani Celestin turamusuhuje nawe uramuzi ako nabanye mwarakoranye asa Claude nta bantu nta muntu n'umwe mu buzima bw'atari rero n'umudivantiste twarasenganye mu cyo bita jia yes reka tubasuhuze rero tubifurize ishya n'ihirwe dukurikiye ubuzima butameze neza ubuzima butari buzima wihangane kandi ukomere ariko nanone usenge kugira ngo gahunda zigende neza nawe udukurikiye ufite umuntu ubuzima bwe bwamaze gukurwa mu bazima nawe wihangane bitewe n'uko bamukundaga reka twihanganishe buri muntu wese udukurikiye ufite ibyago bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi Pastor Claude rero turamwakiriye na Ezechiel impamvu batumye neza bambaye neza kabisa impamvu nyamukuru yatumye tubakira ejo Pastor Claude na Ezechiel ubungubu bari mu bantu mwakabaye muri gukusanya amafaranga tubasura mu nzu y'imbohe n'ubundi badusura n'ubundi badusura ntawe turajya kuko ururabo rw'umuntu rumuhagihari abantu bakifuze gutanga ururabo umuntu afunze cyangwa yapfuye n'ubundi baruduhe biranashoboka ko twa tukiri gukurikiranwa nta wamenya oya icyo tugiye gukora makuru nakiriye nuko ejo ahagana saa 12 z'umugoroba urusengero rwitwa Sira saa 11:00 hariya mu murenge wa Kimisagara n'iminota 49 bashatse kubata muri yombi bitewe nuko mwakoreye ikiganiro ariko makuru nakiriye byavuye ku nzika yagiriwe Pastor Claude ubwo yari mwigenzura leta y'u Rwanda hari igihe cyageze babona ko insengero ziri gukorwa cyangwa se zihari inyinshi abapasiteri bishakira indonke meme n'ubu ngubu leta izongere bihagurukire kuko biracyahari Pastor Claude rero yari mu bagenzuzi byaje kugaragara yuko hari abagiye bamwijundika urusengero wariho ejo n'ubundi byagenze bityo biza kurangira ibikoresho bya Ezechiel ndetse n'ibyo mwakoze mu makuru nakiriye babibasibishije bitewe nuko mwakoreye ikiganiro ariko biturutse ku nzika ihari ya Pastor Claude wari mwigenzura sinzi n'ubu nabwo azarikirwamo cyangwa wenda aribuze kuza kutubwira by'umwihariko aribuze kuza kutubwira icyo kibajyanye ku rusengero w'abandi bakajya uhatata yego mbere yuko dukomeza ikiganiro hari abantu benshi bamuriwe mu nsengero leta ibyumve kuko twe duhura nabyo ugasanga umuntu afite urusengero arambura abantu nta gikorwa na kimwe kigaragara yakoreye abantu donc ruhari kubw'inyungu ziwe bwite leta ibyumve kuko duhura n'abantu benshi bafite ibikomero by'isengero leta wenda sinzi uko izongera ikabihagurukira hajya hakora urusengero rufite ubuziranenge rwujuje ibisabwa na leta kuko nyine mbere mu rusengero y'ahantu haruhukirwa n'abantu tuhajya dufite ibibazo ariko ubu ngubu insengero nyinshi zabaye indiri y'irimbukiro ndetse naho tujya bakatwambura pase tubahaye ikaze murakoze cyane insengero nyinshi zabaye indiri y'irimbukiro insengero nyinshi zabaye indiri y'irimbukiro oya ntabwo ari zose ni nyinshi nanjye muko mvuze zimwe muri zo murakoze cyane ubu rero ntabwo turi busenge bitewe n'ibyo tugiye kuvugira muri iki kiganiro yego oya buriya hari ikiganiro kijyana abantu mu iyobokamana hari n'ikiganiro cyigisha ubu rero turi mu kiganiro gitanga umucyo uyu munsi turi ku cyumweru mu by'ukuri ejo ku itariki 15 ejo zari 15 z'ukwezi kwa karindwi nanifite ubutumire bw'ubukwe bw'umudamu wa Kimisagara umukecuru wa Kimisagara ni umwarimukazi hafi n'ishuri hafi na ishuri riri hafi ya Maison de Jeune yashingije umwana w'umuhungu witwa Regis asenyera mu itorero rya Deperi mu cyahafi rero umuyobozi umwe wo mu burasirazuba niwe wari umukwe mukuru nanjye nungirije bigeze mu masanga tumaze gusaba umuhango wo gusaba tuwushoje nyuma wa muyobozi ahamagarwa mu nshingano ziwe asubira mu burasirazuba z'akazi hanyuma rero arampedinga aravuga ati n'ubundi warunyungirije nk'umusaza wungirije wowe gumana akazi byengiye mu bikorwa bya leta byihutirwa mu burasirazuba ubwo twese twerekeza mu cyahafi abana bagiye gusezerana muri Adeperi cyahafi noneho namanutse kuri stade Nyamirambo manuka Nyakabanda na Kimisagara Ezechiel na Damuru wa undi Damuru atari Damuru w'inzozi zacu Damuru w'agakiza TV show bari kuri station ya Kimisagara
noneho Ezechiel ngira ngo yarandabutswe manuka nendi kumwe na madamu mu modoka hari n'undi musaza nari ntwaye mu modoka Ezechiel ndabutswe arampamagara telefone sinayibona ndagenda nzenguruka ngeze ku muhanda umanuka mezo dojeni ngo nambuke mu cyaha hafi nsanga NPD kotarako yafunze irimo irahakora ubwo mitamanuka nzenguruka Nyabugogo nanazamukiye aho bita dobande Nyabugogo ntabwo nayize kuzenguruka kuri Yamaha ngo nkatenerekeze kuntu nanyuze zamutse muri dobande ntunguka hafi na ADPR ya Muhima mitantambika mu cyaha hafi noneho muri uko gutambika ngenda twaje guhura n'imodoka irimo umudamu wa Pasitoro Afrodisi nyiri urusengero rwitwa Seira yego ariho habereye nsaganya ariho habereye saga ni mugoroba atwawe n'undi mugabo basengana niba ngo aba muri administration y'urwo rusengero whatever turanabererekiranya mbahinzira nabo bampinzira urusanzwe bazi uwo nari nzi n'umudamu wa Pastor Afrodisi noneho ndagenda njya mu cyaha hafi abana Pastor arasezeranya maze gusezeranya noneho nsohotse tukimara gusohoka turimo turasohoka nibwo nabonye Ezechiel ko yampamagaye arambaza Pastor ko nkubonye unyura Kimisagara warugiye he ntinayinje mu bukwe muri ADPR cya hafi ntabona azengurutse za Nyabugogo ndi telefone yawe rero nayibonye ndi hano muri ADPR cya hafi atuwamaye ikiganiro niko ubona bwije se kandi nkabanyoboye ubukwe ntabwo ikiganiro gute mbo mbwira madamu naho madamu Ezechiel amaze iminsi ashaka ngo muhe ikiganiro atazagira ngo hari ikibazo ngirana nawe reka muhe iminota 10 cya 15 Ezechiel ndamubwira nti niba uri hafi ngwira ngo ikiganiro cy'iminota 10 cya 15 Ezechiel na Damuru bahise batera amatako ako kanya bari bageze kuri ADPR cya hafi ashaka views ariko kuri riko tureka kubeshya abantu hanyuma Claude ni umuntu w'Imana kandi twagombaga kuba twakwifuza kuganira nawe urabizi ko aribwo bwa mbere nagiye kumwakira kuri gahunda y'ubukwe mu gihe arangije ubukwe hanyuma rero natwerereye urumva nari ngende no kuri ADPR usanga hari haparitse imodoka nyinshi cyane nitwari kubona aho dukorera mu muhanda w'imbere ya ADPR wa Gitega ADPR cya hafi wambuka Kimisagara na ahantu imodoka zanimo ziranyura buri kanya dusanga naho twahagara hari ahantu amagana hepfo kuri Mazi Isakari n'ijabo yakundaga gukoreshereza ibiganiro nabaze cyari bakunda gukorana abakarosi tubona kubera ibiti bwari busaga n'ubwenda kwira ari muri saa 11:50 Ezechiel avuga ngo ishusho ngo arabona atari ryiza bo turambuka tugiye ngo tukore kuri mezo dojeni dusanga mezo dojeni hari abana barimo barahakinira urusaku n'ibiki byose noneho Ezechiel avuga ati twagiye hari ase ku rusengero ku nkengero za Mazi tukaba ariho dukorera hari hateganyira aho tujya dukorera kuri side ya cya hafi ariko si ku rusengero nyirizina ntabwo ari muri parking y'urusengero kabisa ni mu muhanda rwagati unyuramo imodoka zigakata zigahita zikata kunuze ku nkombe mu nguni y'urusengero zigatunguka hafi ya station ya Kimisagara ko urusengero uko rwubatse ruri mu gipangu nta parking rufite mu gipangu urusengero ruri mu gipangu ni inzu y'umuntu bahindira urusengero ni inzu y'umuntu ni inzu urumva uko bimeze ndaje Ezechiel nawe muramubaza none ubwo tuhita tugenda urumva hari ni mu muhanda rwagati imodoka zinyuramo twahasanze n'abana barimo barigisha imodoka eto ekori muri uwo muhanda nyine ubugize kuko nta modoka nyinshi ziba zihanyura ariko ni umuhanda utambikamo imbere y'urusengero ugahita ukata ku nguni y'urusengero ugatunguka kuri kaburimbo Kimisagara mu yandi magambo urwo rusengero rwa Seira nta parking rugira uri haruguru y'amazi ururi ku nkombe y'amazi umunsi yuzuye ruzatemba neza pasa ko ari mu bagenzuzi rwasigaye rute rwaje cyuma umva uko nuko rero turagenda mparika imodoka imodoka wayiparitse ku rusengero hafi yaho ni urusengero ruri mu gipangu urabyumva neza urumva urusengero reba nk'uko nguko ni wanjye urabona ni mu gipangu uwaza agakora ikiganiro hano mu gipangu yaza yakinjiramo yamaze kubisabira uburenganzira ariko wahagara hari hanze y'igipangu agatera kamera simfite ntacyo njya kumubaza urabyumva ntacyo najya kumubaza nubwo ari imbere yiwanjye ariko ntacyo namubaza ni mu muhanda wunyurwamo n'abantu bose ni umuhanda wa leta nuko ubwo turateye mbwira Ezechiel ntese turakorera ko nta ntebe ntiwagiye hariya ku rusengero se rwa Seira ugatira y'intebe ati pastor terega nta nimero tirenga 15 turi bukore ni nta kibazo ndahagara nimeza neza hafi y'imodoka
kamera yarebaga muri Mpazi muri side ya Cyahafi niwe yayiteye ireba nanjye nari mpagaze ndeba urusengero kamera yo irimo irareba hakurya mu Cyahafi tumaze nk'iminota 3 hatangiye gukora yaramaze gukora yarakiri muri intro yaramaze gukora intro nanjye ntangiye gusuhuza no gusuhuza abantu kuri Kiranuka TV no kuri Karosi TV n'agakiza TV noneho wa mugabo ya modoka yarimo umugore wa Pastor Aphrodis na wa mugabo bari kumwe hanyuma ibiraje iteyaho ruhande rw'iyacu bati Ezechiel ndamubwira ntibukatinze twumva abantu cyo tubwira ntiwasanga ari abantu ndi kumwe nabo mu bukwe kuko nibo batubwiye ngo niduhagarike sinari nabanje kureba ko wa mudamu ari muri iyo modoka wa Aphrodis ntabwo rero narebye noneho ahabanje kuvamo wa mugabo twahuye ariko sinamukora ko ntari nsanzwe muzi sinamenye kariyo twari twahuye na mbere nuko ubwo mbona avuyemo agize gutya mbwira Ezechiel ni mukatinga wa mudamu wa Aphrodis nawe avamo ngo ariko pastor ngo timu y'abayobozi yaje hano ngo ntuyizi noneho mbajije ndavuga nti timu y'abayobozi ngo timu y'abayobozi baje hano ngo harimo na Minaroke ngo n'umujyi ngo ntuyizi ubwo ndavuga nti ntabwo nyizi hanyuma sinzi umuntu umwe wambwiye w'umuturage waho arambwira ati hano haje minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu haza umujyi wa Kigali haza polisi n'igisirikare haza n'ubuyobozi bwo muri RGB haza na kare ka Nyarugenge na de wa Nyarugenge na good governor wa Nyarugenge w'icyo gihe ngo bahaza ni nawe executive umurenge wa Kimisagara witwa Kalisa Jean Sauveri wabyumvise ngo bagira ibintu babategeka babasaba gukora ku rusengero ahubwo ibyo bintu ntabwo byanakozwe basize urusengero barufunze icyo gihe rwari rufunze bababwira ko bahari ibintu ngo bagomba gukosora noneho rero kubera ko icyo gihe muri icyo gihe nabaga muri timu hirya nta nubwo gena hakandagiye sinahageze mu by'ukuri noneho rero Aphrodis yihangane ntabwo twari dufite gahunda yo kuvuga urusengero rwabo twagiye twiterera kuri Mpazi tugiye kwivugira iby'iyobokamana urusengero rwitwa Seyira uru rusengero Seyira uru rusengero Seyira amazina y'insengero biravugwa yuko ya Aphrodis afite fluence na de wa kare ka Nyarugenge afite kuko umugore yanatubwiye wa Aphrodis yavuze ngo urusengero rwacu ngo ruri hano ku bwa de wa Nyarugenge ngo niyo mwagira gute ntacyo mwarukora ngo de wa Nyarugenge emi ngo akiyobora Nyarugenge urusengero rwacu racyakomeye niko yavuze siko yavuze ze umugore Aphrodis niko yavuze ikibazo bene nshaka kubaza kimwe ahubwo tugiye kubaza ikintu pastor mu byari byabajyanye wenda byari gukora ikiganiro cyari ikiganiro cy'ubakamana byaje kuhinduka gute kugira ngo bize kuba musaga kuko n'inkuru wenda kuri BTN wenda nituba twabonye n'amavideo turaza kuyanyuza oya ndahiro Valence papi nkuru yayifa bize guhinduka ngo Ezechiel na pastor Claude bagiye gufungwa haze inzego haze polisi babahururije akose urazivura nazize kubwo zahaje cyapanga rero uzizego zahaje wowe bagiye gufata ibyihe bose nagize ngo numvise bavugamo ibintu by'uko pastor yari kugenzura ngira ngo bamuhaye dufaranga nibyo bari bagamije ntibyakorwa nagize ngo babari amafaranga kugira ngo badafungura urusengero rwabo baza kufunga yewe nta nabazi hubwo mwagiye mugiye gukora ikiganiro byaje guhinduka gute kujya muri umunsi tuze no gufata ibyari yobokamana byahindutse ubupagani kuko narababwiye ntese abaturage baho bose bahise bakubita baruzura babuzura erega urwo rusengero ruri mu mazu y'abaturage ruri hejuru y'amazi neza ku buryo amazi iramutse iguye byahatari ariko ruhari ku bwa Emile Emile de wa Nyarugenge kuko umugore wa Aphrodis yavuze ngo ngwemi akiyobora Nyarugenge atiri de wa Nyarugenge mu rusengero rwacu rwakomeye
uri hejuru y'amazi ngo nubwo haje inzego na minaroke ikaza ngo n'ubuyobozi bumwe na bumwe ngo emi akiyobora Nyarugenge ngo na Jafu wa Nyarugenge ngo urusengero rwacu ntacyo ruzaba ngo bari akantu nyine wabyumvise ntabwo wabashinja akantu noneho icyo nakoze nese saba umuntu nimero za de wa Nyarugenge ngo muhamagare mubwire iby'umugore Aphrodis amuvuzeho ndavuga rero sasa reka mpamagare de wa Nyarugenge ngira ibyo mwibariza mu byo numvise umugore Aphrodis avuze de wa Nyarugenge ntiyanyitaba ahubwo mwe nk'abanyamakuru mumubaze urusengero ruri kuri Mpazi ruri mu baturage uretse kumuhamagara tutaramuhamagara nabanza zandike mu tutaramuhamagara asengera muri New Life mota ya Kicukiro kuko buriya batubabaje buriya ku ruhande rumwe reka mbaze byaje kuza guhinduka gute mu kibazo cyanjye ntago murakinsubiza byaje kuza guhinduka gute kugira ngo wenda n'umugore ababwira ayo magambo ese bikanze iki byatewe n'iki kugira ngo wenda na kamera babwire ngo muzimye by'umwihariko njyewe ninjye wari ugiye gukoresha Pastor Claude ikiganiro aho twari turi kugikorera Pastor Claude yahagusobanuriye uko niko byari bimeze imodoka yabo yaje tuyireba nk'abantu badafite icyaha bikeka ntabwo twari gutera ibikoresho ngo turiruka kuko nta kibazo umugabo ava mu modoka ahagarara iruhande rw'imodoka ya Pastor Claude yifata gutya yifashe gutya ngiye kumva ngo mukupe kamera zanyu umuntu utazi umuntu umuvugishije uwo ari we Claude ahita ambwira ati Ezechiel katinga kamera ndayikatinga maze kuyikatinga ati ndavuze ngo ibyo mwafashe mu bisibi nta natubwe ati manza munyumvishe ibyo mwafashe uri kumva muri kubyumva we niyigeza atubwira ngo mubanze munyumvishe ibyo mwafashe ntiyanatubaje ngo muri gukora ibiki aho ngaho yahise avuga ngo ibyo mwafashe mu bisibi cyo si ikibazo cya mbere icya kabiri uza amategeko n'amabwiriza agenga itangazamakuru ndavuga ni wenda uyu ni umuyobozi tukamwubahe nk'umuntu utamuzi aceceka wananamiwajije ikibazo nahise mubaza ikibazo nahise mubaza namubwiye nti none se urabona mfite mikoro ntazi ibyo ndi gukora uko namubajije umugore mbere na mbere umugore yahise avumbuka mu modoka nk'iyagatera ahita ati ndahamagara gitifu w'umurenge yahise ahamagara diregite nta bindi byinshi turavugana ndamubaza nese madame ikibazo ni ikihe gitumye duhuriza umurenge ubwo urumva ku murenge bahise bavuga ngo babe baretse kuva aho ngaho ari bisamba biteye urusenge urukumva babe baretse urumva nyine afite ibyo yababwiye kuko hahise haza daso urumva zahise ziza mbere na mbere ubwo ni iruhande rwa Pastor Claude nanjye ubwo urumva ntabwo turi bambwiye na nicaye mu modoka abadaso umwe arambwira ngo Pastor ngo wasohoka mu modoka tukavugana ndamwubaha asohoka mu modoka ndahagara turavugana ndamubwira rero arambwira ati turahamagawe atari ko tubwire ubundi bigenze bite ndamutekerereza mutekerereje ndavuga niyo byose nanjye reka mpamagara executive w'umurenge wa Kimisagara cyane uyu executive w'umurenge wa Kimisagara twibutsa abantu ko iyo timu umugore wa Aphrodis yavuze nawe yarayirimo yagiye ku rusengero yarayirimo urumva ubu ni n'umuyobozi w'umurenge wa Kimisagara ayobora urwo rusengero aho ruri ikindi muri iyo timu yahaje irimo iyobowe na ministri wa Minaroke n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'akarere ka Nyarugenge na Diya wa Nyarugenge babasaba ko hari ibyo bagomba gukosora bitameze neza uyu executive wa Nyarugenge wa Kimisagara yari good governor ushinzwe imiyoborere myiza uburumva n'amadini n'amatoro babiri muri izo shengano yari good governor wa Nyarugenge yitwa Kalisa Jean Sauveri noneho abyumvise yahise yumva ko ari itiku yego aravuga ngo nibakureke wigendere aravuga ngo wakori ngo ni pastoro yikoreraga ibyiyobokamana yikorera ibyiyobokamana ni pastoro ayo na amatiku ni mu mureka yigendere noneho umugore Aphrodis avugana na Aphrodis yaratarahaza ahamagara umugabo we na wa mugabo wundi bari kumwe ngo niwe muretse kuva hano ngo hari inzego duhamagaye ngo polisi igiye kuza hano kandi already gitifu yabwiye ngo mugende ariko aranga we yahise anitambika n'imodoka urumva muri ako kanya Aphrodis imodoka yahisiza
aza yigize nk'umuntu ngo ni umuturage ngo ni umuturage uraho ariko already yari we waruje ariko njye namurebye ndamumenya imodoka y'ijipe urumva noneho ako kanya tubona kapiteni uyoboye ingabo inkeragutabara mu murenge wa Kimisagara kapiteni Musonera James yahise ateramo n'inkeragutabara ziwe wabyumvise muri ako kanya turamusobanurira ndamubwira nti rero nyoboye ubukwe reka siga imodoka ubwo bayirarire nzagaruka ejo kesi tuyikemure nubwo urumva ariko nubwo ndafunze niba imodoka yanjye nyisize nabifunze ni kandi dore umudamu wanjye ubagiye kugenda ngiye gushaka ubundi buryo agenda noneho kapiteni amaze kubyumva aravuga ati no pastor agenda ako kanya ahita haza imodoka itayitambika imbere y'iyanje wabyumvise neza ya Frodis wabyumvise hanyuma ako kanya komanda wa Kimisagara bateyemo w'umudamu wabyumvise na polisi hakoze mwebwe muri ibyo noneho na panegari yahageze noneho rosasi babyumvise basanga na amafuti basanga n'ubudode n'itiku nuko ubwo ako kanya ndahiro Valence papi ngo pa abarahageze bati papi n'ufotore ati gebo mureke nkora ibyo nkora ndi umunyamakuru ya rwa rusengero banze ko tutari kuvugaho twebwe papi yahise arufotora rwose urwo rwakabaye afotora n'ubuzu afotora n'inzu zose zegera urwo rusengero afotora n'amazi y'amazi byose arabihuza ariko pasta tudikomeza genda avuga ku bibazo bibiri ahangaha bibiri gusa ndavuga ku kintu kidindiza iterambere ry'abanyarwanda mvuge no ku bugenzuzi bwawe pasta nta numwe apfubiranye nabo mu gihe bari muri ngenzuzi y'amadini n'imikorere y'amadini umva nkubwire ne urebye jewe navuzemo n'ijambo rikomeye ku nkuru ya papi yego navuze ijambo rikomeye navuze ntahubwo mukurikirane uru rusengero n'ubuyobozi bw'urusengero n'ubuyobozi w'urusengero iyo timu bavuga y'ubuyobozi yaje herekejwe na ministri wa Minaroke n'umujyi wa Kigali na polisi n'ingabo n'akare ka Nyarugenge niba ari ubuyobozi bwa FDLR bwaje kuri urusengero cyangwa niba ari ubuyobozi bwa leta mubabaze urusengero rusige hejuru y'amazi urusengero ruri hejuru y'amazi Pase ntago wegeze ujya mu bantu bagenzuye rero asengera. Kasina nakandagiye kuri rijoro. Waketse ko impamvu bakugenzaho bigeza kuko yakubaje ngo abayobozi baje hanga urabazi. Urumva? Ahubwo bo batekereje ko nshobora kubanje kuneka nshobora kubanje kurureba uko rumeze kubera ko ruri ku mazi. Batekereje kuri intumwa. Kuko urumva uko biri koze bo bafite icyo bikeka. Kuko iyo baza kuba nta kintu bikeka nago baba bateje ako kavuyo gutyo mbese nago baba bakoresheje icyo bita kudutera ubwoba urumva baba bitwaye nk'abakristo sibyo ariko kuko hari icyo bari bameze nk'aho bikeka batubonye bahita bavuze ati Claude turamuzi kandi ajazanye na kamera birashoboka ko hari ibyo aje guhishura ku rusengero rwabo nk'abantu bazi ko bafite amafuti bagombaga kudefanda amafuti yabo uko ngene ko mbyumva niko bimeze urukumva noneho uyu mudamu we yahise avuga ngo Claude urabizi wowe na timu y'abayobozi yaje hano urabizi wowe Claude aramubaza ngo reka mbabwire Claude aramubaza ngo ibyo nzi ni ibiki wabivugira muri aba bantu atoya ati byo mwakoze mwabikoze ati mutwandikira urwandiko yuko mutazigera mukora inkuru kuri urusengero rwacu ivuga urusengero urukumva twibaza rero iyo nkuru twebwe badusabye ko tutazandika twibaza iyo ariyo biraducanga nk'abantu bahururijwe mu by'ukuri biraducanga ko twafashwe nk'ibisambo twafashwe nk'abantu nyine batagira adresse badafite navuga ngo batagira iki agaciro iyo tutaza kugira inzego z'umutekano bavuga ko ndarimo atabaza ngo abanyarwanda bazabana mu mahoro ryari none se baza wabyumvise none se kankubaza abanyarwanda ndabikubwiye bisha amajwi Ezechiel yafashe umunyamakuru umva di none se telefone karosi yaramaze kuhagera mu by'ukuri ntago narinzi ngo ibi bintu biraza kurangira gute kandi uko twari batatu ubwo twari twiteguye ko tugomba nimpfamfe
bashaka no kubakubita aho twerekeza naho bakubita Claude natwe dutabara urumva bari bayifunze urumva Pastor ukeka ko hari imbaraga zihe ku buryo leta yohereza abagenzuza ahantu hatari ibisabwa ariko urusengero rukagomeza rukora kandi basabye ko hari bizuzuzwa hanyuma uwo muntu ararangiza agakora imbaraga ukeka ziri inyuma y'uwo bantu basiye ni Sierra ni Sierra Leone Sierra nge naririmbyemo sengeyemo urumva ukeka imbaraga ziri inyuma y'ibyo bintu ku buryo leta yohereza abagenzuzi cyangwa niba abakozi ba leta n'umundi dufite mbo ikigaragara umugore yatubwiye ngo bafite Jafu wa Nyarugenge ntabwo ni Jafu wabyumvise ngo bafite ngo na Deya wa Nyarugenge ngo Emi wabyumvise yarivuze umugore aranaryirata bivuze ngo rero nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyakubahwa siwo ubwo ni minisitiri wa Minaroke nyakubahwa siwo wa RGB Dr. Yusta Kayitesi nyakubahwa meya w'umujyi Dr. Rubingisa Prudence n'inzego z'umutekano zose n'ibisengero zitujuje ibisabwa hari insengero zimwe zirafungwa ziri ahantu hasobanutse nk'ubureka dutanga urugero hari insengero z'Ikanombe tuzi zimaze iminsi zifunze ziri ahantu hasobanutse wabyumvise neza zimaze iminsi zifunze muri Kicukiro hari insengero zimwe na zimwe tuzi none uyu munsi wa none ADPR cya hafi yari imaze iminsi ifunze urumva ADPR cya hafi yari imaze iminsi ifunze kubera iki kubera ko ngo hari gitari yarujuje uyu munsi wa none batubwire nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali urabyumva na RGB n'ubuyobozi bwa Kimisagara executive Karisa Soveri hari ibintu byasabwe mu nama yabereye ku biro by'umujyi wa Kigali urusengero ni gute urusengero rukorera mu mazi rukaba rugikora urumva ku buryo abantu babona ko urusengero bakagira ibyo ko batubwiye abaturage batubwiye ngo cyari ikiraro wabyumvise ni ukuri kw'Imana cyari ngo cyari ikiraro cy'inkoko wabyumvise neza wabyumva urusengero se yarwubatse ku mazi y'amazi cyari ikiraro cy'inkoko niko abaturage batubwiye noneho ngo ayubaka nk'inzu asaba gusana ari inzu yo kubamo arangije ngabo muri byumba bahindura urusengero ariko kumva ni gute ni mu gipangu ariko byishwe nyuma na de wa Nyarugenge urumva ariko ntuzajya ubona imbwa mu giti ntuzabyitindaho aba umuntu babihureje urumva kandi nawe ibyo ngibyo rero ako kantu niko kabi cyane nari injangwe se umva babwire turagira ngo turebe niba amafaranga ya leta asohorwa yishyurwa abakozi ba leta niba bari mu kazi by'ukuri koko cyangwa se ari uguhembwa umushahara yuko bateranye inama zitazasoza ibikorwa batazasoza umusaruro w'inama bakoze cyangwa batubwiye niba bahemba make bakajya gushakira ahandi ayandi bayongere urugero turahera ku masezerano ku nama yateranye ku itariki 20 Mutarama 2023 ku mujyi wa Kigali ngo usome baraka ufite amaso areba neza nta kibazo barayafite akira noneho ubuyobozi ni bumara kumva iki kiganiro bw'umujyi wa Kigali polisi igisirikare ribu n'izindi nzego ariko by'umwihariko ni RGB n'umujyi wa Kigali inzego zishinzwe imyubakire kuko polisi n'igisirikare bo no kubabwira ngo urusengero rurafunzwe bakabamenyesha nta bindi rero turasaba banzo dusomere baraka kabanze mbasomere ibi tugiye gusoma ibi byose bitewe na Sierra nari ngiye kwibwiririza ubutumwa bwiza kuri kiranukanyibariza guko nikore yanjye Sierra bangaga turayizanye ubwo papi nawe ntibamwishyure ndavuga ngo nibishyura papi ngo bivaho hano ntibivaho hano barabara imyanzuro y'inama yahuje ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali imyanzuro y'inama yahuje ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali RGB na RGB n'abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere n'abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere yabaye tariki 20 z'ukwa mbere 2023 tariki 20 z'ukwa mbere tariki 20 Mutarama 2023
tariki 20 Mutarama 2023 ku mujyi wa Kigali habaye inama yahuje ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali RGB abahagarariye ubuyobozi bw'imiryango ishingiye ku myemerere ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Abari mu nama baganiriye ku mabwiriza y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere yo kuwa 8/3/2019 agenga imiryango ishingiye ku myemerere. Gusa abadive, abasilamu, amacace, ibiki byose. Hagamijwe gufata ingamba zo kuyashyira mu bikorwa no kwirinda urusaku. Sound proof. Yego. Rubangamira umudendezo w'abaturiye ahasengerwa. Buretse gato umaho kuri iyo ngingo ntuyiveho. Urwo rusengero rwa Sierra ruri mu baturage, ruri kuri mazi mu mazi n'ikimenyamenya hari agateme k'ibiti gahari kugira ngo abantu bajyeho. Rero sasa imvura yaguye ibiti bishobora kugira imodoka zigahita zigwamo. Ruri mu baturage kandi ruri ahantu mu gapangu, nta parikingi rugira. hari inzu ngo yari inzu y'inkoko. Yari inzu y'inkoko. Uraza kugera rero aho urwo urusengero rwemewe urwarirwa ugomba kuba rufite occupation permit mukanyigiye kwagera. Babanje kwibutswa ibyangombwa ahasengerwa hagomba kuba hujuje, kandi abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere basabwa kubyubahiriza. Bagomba gusaba, barasabwa kubyubahiriza. Yego. Ingingo ya 2 imyanzuro yafashwe. Yego. Ahasengerwa hagomba kuba hujuje ibi bikurikira. Ni bihe? Kuba inyubako isengerwamo, umunyamakuru wemewe na RMC. Kuba inyubako isengerwamo idasohora amajwi. Aho ngaho abaturage batubwiye ngo urusengero rurabasakuriza ngo Aphrodisi ngo yigize de bande muri ako gace ngo nta muntu bashobora kuregera ngo abumve. Polisi nibibyumva neza. Niba barafashe amatwi polisi ya Kimisagara iyakarere nibyumve ka Nyarugenge. Muri Nyarugenge afitemo umuntu nawe mu karere. Bafite umuntu muri Nyarugenge ariko ntabwo polisi polisi umva kuba umugore yavuze ngo bafite emi ngo azaruhagararaho. Deya wa Nyarugenge emi tukuzi nk'inyangamugayo. Uru rusengero se yarusengera ku mazi rurimo hagati mu mazu y'abaturage muri mazi hejuru aho. Umugore yavuze yuko ari wowe ushobora kuba ari urwawe. Nurwe tuzabimenya birashoboka. Ikindi gikurikiye none surabona polisi zose zaduhururiye twikora ikiganiro na Ezechiel. Urumva usibye ko baje bagasanga Claude nawe arazwi. Ni rusengero urumva yoroshye. Yabaga ari nkanjye baruriyo ntago nari kuzimya. Oya ntago. None se kankubaze jewe iyaza kuba ari jewe gusa n'undi muntu nyine turi kwikora bisanzwe. Kwa kundi tuba turi kwikora ubuhamya bw'abantu nyine batazwe. Ngiye ubu ngubu mwamwicaye mu itangazamakuru muri gushakisha irengero rya Ezechiel. Cyane turi gutiranya amafaranga y'isando. Abadosi urayizo. Akibaze. Ibaza inzego. Sibyo? Aho batuma daso yazi kavuga ngo ikananirwa. Ibi ngibi ndumva ari amatiku ni mwigendere. Bakanga. Polisi hakabanza hakaza kapiteni ushinzwe ingabo ushinzwe inkeragutabara. We bagusibisha ikiganiro nkandi uziko utafashe ibigambanira igihugu. Nyiragahanga kabi akarinda uruguma. Njyagahanga kanje ni gatoya nakarinda uruguma kandi noroheje ibibazo kuko nubundi twari tukiri muri introduction. Twari kwimukira n'ahandi mu rwego rwo kudateza umutekano muke kuko naratorwe ndi umunyarwanda udashaka imvururu. Nabisibye bitewe naho naringeze ariko nukuri yo nza kuba ikiganiro kimaze kugira iminota 10 cye cyarangiye ntacyo nari gusa kuko nta tegeko na rimwe nari nisabwa kugira ngo ahasengerwa hagomba kuba hujuje bikurikira. Icya kabiri kuba hasengerwa hataragenewe guturwamo. Hataragenewe guturwamo kuko je mazi ari inzu y'umuturage ndahaze. Yari inzu y'inkoko. Nahene baroreyemo. Ngiye mazi haba mu muturage. Urumva yari inzu y'inkoko bayivugura habanza kuba mu muturage bya maonyesho yitwa kari inzu y'umuturage nyuma yaho babomora ibyumba. Bashyiramo urusengero Seira. Kuba hafite uruhushya rwo gukorerwamo rwatanzwe n'urwego rufitiye ububasha. Uruhushya rwo gukorerwamo occupation permit zicari cyo. Occupation permit kandi insengero zibyemerewe
zabyemererwa mbese uko muzibona kose uko zimeze ntabwo ariko zose zemerewe occupation permit ariko numvise n'amakuru ko muri no minsi bagiye kuzikoramo akazi amakuru urumva ndayafite occupation permit wayumvise ni ntuze urabona urusengero rwo mu Gasyata rwa Pasteur Karamira Isaac n'umugore we Jenny Karamira Poso ni ADPR Nyarugenge restoration Kimisaga restoration ya Masoro ADPR ya Remera Adventiste ubwo nizo sengero ziba zemerewe nka nuvuga ngo n'urusengero rwubatswe mu buryo bwa leta umujyi wa Kigali wakurikiranye iyo nyubako ko yubatswe izo nizo zihabwa occupation permit rero ziriya ni inzu z'ibiraro by'inkoko bahinduyemo kugira urusengero ruriya rwo kwa Aphrodis ku gishanga kuri Mpazi cyari kiraro cy'inkoko jewe ndahazi erega genda bizi neza n'abaturage baduhamirije baravuga bati aha hari inkoko baza kwahindura inzu y'umuturage nyuma y'umuturage asa nubayemo nyuma bahita babomora ibyumba bahagira urusengero abaturage babitubwiye kandi nawe ugezeho kuko wabibonye reka bankubwiza ukuri Damuru nawe ugeze kuri urwo rusengero ni ku mazi ku nkengero za Mpazi gutya ahubwo twibariza umujyi wa Kigali ko abantu bo muri banye hari ahantu hari ibibanza byiza bigaragara bavuye aho hantu bari batuye kuko hatari hameze neza bakajya gutuzwa mu nzu nziza mu Busanza tubishimire leta yacu y'u Rwanda n'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali uraburi ki urusengero rw'ikiraro cy'inkoko ntago barabona aho babimurira we oya banza wumve urusengero rwari ikiraro cy'inkoko bagende babaza abaturage bahaturi uzi ko umugabo kubera kwiyemera ku baturage uzi ko damu wagenda ukiyamamaza bakagutora batakuzi kuruta uko batora Aphrodis hari abaturage bakimisaga kubera iki asa nabi cyangwa nuko yemera gusa arasuzuguritse uburyo abitwaraho uburyo yitwara kuri abo baturage none se wowe ababashe kwitwara kuri Claude banza nawe wumva ukuntu bitwaye kuri Claude nari mpagaze sinemagaze ku rusengero rwabo nari mpagaze mu muhanda wa leta urumva nakanuka kayira urusengero rwabo urumva badushinja wapi nta shori y'urusengereza keri yafashe nukuvuga ngo mu yandi magambo ndasaba nanjye ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda iyi nama yateranye kuri 20 Mutarama z'ukwa mbere igasaba insengero ibyo zigomba kuba zuzuje ubuyobozi bw'akare ka Nyarugenge niba koko emi nkuko umugore Aphrodis Pasteur umugore Pasteur Aphrodis yatubwiye ngo ema kiyobora Nyarugenge na Jafu wa Nyarugenge ese ubuse turimo turavuga ikiganiro kidahari wabyumvise neza oya wabyumvise neza iyi nama yabaye kuri 20 Mutarama iyi nama yabaye 20 Mutarama yahuje ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali na RGB na RIK ubwo nabahagarariye amatora n'amadini ibi bisabwa bikurikirana ugisoma nibagende no kuri urusengero mwitwe ngo ni Seira barurebe neza ruri kuri Mpazi ku mazi kandi imvura iramutse iguye neza cyane cyane umunyarwanda wese n'ijisho rya mugenzi niba leta itubwira ngo buri munyarwanda wese n'ijisho rya mugenzi we noneho nanjye leta nyitungira urutoki kuri Seira Kimisaga bimuye abantu ibiza ahantu biza babonaga ko ibiza bishobora kuza bikaza barabaha bakura wumva nk'ahantu amazi ashobora kuzaza bagomba kuba bakura mbere amazi atarasenyere ibindi bikurikira rero kuba ahasengerwa hafite ubwiherero buhagije bw'abagabo ubw'abagore n'ubw'abafite ubumuga ubwafite ubumuga ntabwo kandi hari ibimenyetso ntabwo bafite ubwo bafite ubumuga ntabwo bafite wasubire base abakristo basenge mu gihe twivuganiye ariko Claude uramubona utari wasanga bose ari bazima none se ejo nihaza gusengera umuntu ufite ubumuga bazamwigizeho se umva ntabwo bamubuza kuko urusengero rufite ku marembo bakingura uwo bashaka uwo badashaka bakamureka kuko ni mu gipangu ni mu nzu n'agapangu ndakeka leta itabishyiraho kuko mu bafite bashyiraho kubwitegeka ariko bigomba kugenda niyo mpamvu natwe turimo turasaba leta niba umuntu yitwa ko uwo munsi yabubarishe ko yagiye mu kazi umunyarwanda yaravuze ngo leta ikubeshya ko iguhemba nawe ukabeshya kuyikorera rero niba batabeshya leta ko bayikorera yego ikaba itabeshya umushahara kandi ikabibaha umushahara w'ukuri kuko yo ntibabeshya nibuzuza ibi bikorwa iyi nama yateranye RGB yohereje abakozi barahembwa ku kwezi umujyi wa Kigali abakozi meya w'umujyi niwe yashyizeho umukono Dr. Rubingisa Pridas uwo munsi hari ibibazo by'abaturage atakemuye yiriwe mu nama z'insengero n'amadini
bemeza ibyo bikurikira biri aho ngaho. Seyira rero ntabyo yujuje, n'abandi bameze nkawe nibashaka bagendeyo, ntabwo twibasiye Seyira. Yego ni insengero zose, kuko nabivuze n'abandi bameze nkawe leta nihaguruka igeyo. Yego. Ukindi kugira igikoresho rusange yego cyo gushyiramo imyanda dustbin, kugira uburyo bwo gukaraba intoki nyuma yo kwiherera, kugira imbuga ifite pavuma cyangwa ubusitani. Abo nta mbuga bafite, imbuga ntayo bafite. Imbuga bitwaje ni umuhanda wa leta, uwo muhanda wa leta bafashe umuhanda wa leta bamenamo kasima, barawushimuta. hamwe harapavomye mu muhanda wa leta, nuvuga ngo aharebana n'urusengero rwabo barahapavomye, bapavomye akantu gatoya baba ari nako bita parikingi. ahubwo dusabe leta niba basaba parikingi, Seyira parikingi yaberetse ni iyi kuko ni mu muhanda wa leta. None se abaturage nibanyuramo n'imodoka bazanyura Seyira yahaparitse. Nese abaturage tuvuge ko banyura mu mbuga noneho. Wabyumvise? Seyira nta parikingi ifite kubera ko ni hejuru y'amazi, nakaruka kayira gahari kitambukira imodoka ishobora kunyuramo zitabisikana nka zingahe, niko bapavomye imbere yaho bita parikingi. Nta parikingi bafite. Bavuga amacyumva ko mugabo ashyigikiwe ahantu wagiye kuburira. Oya ntabwo nahabura iki gihugu cy'u Rwanda, aha ni mu Rwanda ntabwo ari muri Kongo. Uru ni u Rwanda rufite umutekano ijoro n'amanywa, kandi turakubwira ngo polisi yahaje, inkeragutabara zahaje, ingabo zahaje, reserve force. Ubwo se wowe twari kwaburira gute? Yewe urabona ibibazo byanjye byabaye bikeneye gutinya imire, niba nimero kugira ngo dukomeze n'ibindi kaso cyanyuma cy'ingenzi, kugira uburyo bwo gukumira no guhangana n'inkongi y'umuriro. Kugira uburyo bwo gukumira no guhangana n'inkongi kizimyamwoto. Aha hari n'ibindi bindi utavuze rero. Bivuze iki rero? Uyu mugabo Forodisi biravugwa ko yigize karaha kajya he, agenda abwira abantu ngo ni umuyobozi ukomeye, ngo urusengero rwe ngo ntacyo rwaba, niyo mpamvu atuzuza ibisabwa. Rero dusabe natwe nyakuba iki kiganiro, kandi ndabizi no muri presidence zikizagerayo kuko bantuze harya bita ni PR wa buri kigo. Minaroke irakibona, umujyi urakibona, akarere karakibona, umurenge wa Kimisagara urakibona, n'izindi nzego zirakibona. Kimisagara urusengero rwitwa Seyira ruri ku nkombe za Mpazi mu mazu y'abaturage ahahoze iyo urwo rwitwa urusengero cyari ikiraro cy'inkoko. Noneho niba mukeneye amakuru tubahaye amakuru, mugende mwebwe mwirebe. Utabaje na perezida Koro none nose niba abakozi b'igihugu bafata umunsi bakirirwa mu nama barya banywa barya za hoteli zikishyura ibyo biryo byo munsi, kuko inama yateranye kuri 20 Mutarama y'umujyi wa Kigali. Urumva abaturage baraharenganiye. Urumva hagiye amafaranga menshi, kandi ubu hari umuturage utagira mituweli cyane. Urumva ayo mafaranga yakabaye yongerezwa muri ba baturage leta irihira mu ciciro cy'abatagira mituweli. Ariko ayo mafaranga urumva yagiye mu barya uwo munsi, mu banywa, muri za essence zabakuye hirya no hino. Kandi Seyira iracyahari kandi ibyemezo bafashe Seyira ntabyo yujuje. Ubwo gatabo harimo iki? Harimo ikibazo gikomeye. Umugore atubwiye ngo de abanyarugenge ngo bahagaze ngo ntacyo baba. Ubwo kumva abaturage bango bizagenda bite Koro? Niyo navuze ku iterambere. Iri nitangazamakuru n'ubutegetsi bwa kane. Turabizi neza ba PR bibigo bari bushyikiriza ba boss babo ibivugiye muri iki kiganiro. Ntago ari ku nsengero gusa, dufite abantu benshi bitwaza abo baziranye nabo nibyo bari byo, bakagira ibyo bangiza kandi bibangamira abaturage. Rukumva nkaye warugiye bari bakurigasiye kubera Emi kubera aziranye na Forodisi, ngo nanjye haruzandigwasura kubera aziranye na Claude, ndetse bizarangira ryari. Noneho ku buryo nahise na gahunda yo kujya kumurega muri RIB. Ndangire siko batubwira, siko bari bambwiye umurenge nyine waduha uburenganzira bwo kujya gutanga ikirego muri RIB kuko twahohote. Urumva hanyuma ndangije ndavuga nti rero sasa ninjya muri RIB ntabwo itangazamakuru iza kubimenya. Ubwo Mudahiro Valence Papi yaje yafashe inkuru habitien, noneho nanjye reka Baraka ibimenye, urugendo rubimenye, Agakiza TV, Akarosi n'abaki bose ibinyamakuru inzozi zacu. Rero turasaba leta yacu, ni leta ireberera kandi ireba. Ahubwo ibyo leta icyo gihe timu yagiyeyo ibyo babasabye gukora, wa mugana umugore wa Forodisi yavuze ngo de ya Wanyarugenge kiyobora Emi ntacyo tuzaba.
emi nawe bamwige ibintu mu gihugu leta niyo mpamvu uyu munsi nanjye mbaye Scovia kuri ibi binyamakuru nanjye mpisemo kuba Scovia uyu munsi ahubwo Ezechiel na ku ijambo ni wenda dusa nkaho twenda dusatira umusozo kugira ngo nsoze urumva yakoze ibyo ngibyo kugeza no ku rwego aza kwitambika imodoka ya pasiteri kandi wenda afite na titire kuba ngo ni umushumba ibintu wenda iyo biza kuba hagati y'abantu batanasenga badafite n'amatorero wenda hari n'uburyo biba bimeze oya n'igipfusi cyaba cyahabaye ukuntu byari bimeze mwe muri kumva tubivuga banza utekereza ikintu gihagurutsa Ndahiro Valence papi agaturuka mu mujyi ku Muhima kuri BTN akaza utekereza ikintu gihagurutsa umurenge wa Kimisagara ubwo urumva essence yahagendeye kapiteni afite imodoka y'umurenge agendamo komanda agenda mu modoka ya polisi essence zahagendeye nawe gitekereza uwa Farodis ariko afite imbaraga zingana zite pastor kandi byo kukubaza twebwe zaducanze ntabwo tubizi nyine twebwe byaducanze kuko nk'ubu nkanjye utuye muri kara gace ubwo nawe urabyumva nyine nge ndahatuye sibyo niba matuye ubwo ntegereje mbese sibyo kuko ndi kwibaza umuntu yaje kupa kamera ndayikupa wacyumvise siba ikiganiro ndagisiba ubwo ikindi yagombaga kumbaza cyari igihe kandi ikindi urebe ukuntu bacumwa ni mu Kinyarwanda ng'inkumisi y'amabyira yitarukiriza babujije Ezechiel kwikora ikiganiro cy'ubukamana yikoreraga bati ntabwo dushaka izina rivugwa mu rusengero rwacu papa je yahise banakingwe gangura bwiza n'akagapangu ajya gukamiramo imbere mu gipangu wabyumvise bivuze ikirero inkubisi y'amabyi irayitarukiriza iyo batureka tukikora ikiganiro cyacu cyo bati bite ko muri hano tubuza aho dukorera duhagaze hano Yesu ashimwe bakoze imana cyane ko bari bazi ko ndi pastor hanyuma bati murimo murakora iki tukavuga tuti byo turimo turakora nkuko Ezechiel yarabasobanuriye nanjye nkabasobanurira bakareka tukikora bati nimugire nta kibazo ibyo byari kubaha amahoro cyangwa se nimujye gushaka kandi mukorera niyo batubwira ati biratubangamiye mwikora hano ikiganiro nta kamera dushaka hano hafi y'imbuga y'urusengero rwacu ntacyo byari bitwaye noneho rero sasa bitumye isi yose imenya Seyira ko ari urusengero rw'inkoko bahinduyemo urusengero ariko ruramamaye kibazo turamugize tumuhaye hiti muna muri poting ariko nta kibazo sini hiti yani hiti muna muri poting buri munyarwanda turepotinze gake we turepotinze ku ruhande rumwe yatekerezaga kwenda mwakoze ikihe cyaha cyari gutuma bahuruza icyo bashinjaga mu by'ukuri umva ikigaragara muhamagara mukamubaza afite amanyanga menshi na amanyanga afite amanyanga afite ibintu ari gutwikira urumva itangazamakuru n'ubutegetsi bwa kane kandi itangazamakuru ahubwo nta nubwo bazi icyo iyamamaza rivuze niyo batubwira bati rero ubwo mukoreye ubundi amahoteli y'ukoreye ikiganiro barakubwira batuvuge mu hoteli yacu iyo batubwira bati rero nimuvuge ko muri kuri Seyira urusengero rwitwa Seyira rurahana urumva twari kuba tubatwikiye Ezechiel yanababwira tumutubujije gutwika koko twimanukira bahita bavuga ngo tuvuze gutwika urusengero iyo bemera tukabatwikira gutwika tugahamagara abantu tukavuga tuti ku rusengero rwa Seyira niho duhagaze batwakiriye neza baduhaye ikaze ngo dukore ikiganiro bahabwe umugisha uza kuri Seyira anyura hana nyamuneka namwe waba uri hirya no hino waba uri hanze ngwino nugera mu Rwanda uzabaza urusengero rwitwa Seyira rwahana twari kuba tubatwikiye none bitumye uvuga ko uzajya kuri Seyira uvuga agiye mu rupfu hejuru y'umugezi mu kizu cy'ingo oya urumva hejuru byatumye dushaka kumenya andi makuru y'ibyo batwikira niki gituma batemera ko itangazamakuru rihangana kuko iyo umuntu nta cyaha afite aratinyuka nyiri cyaha yiruka ntawe umwirukankanye nicyo bakoze wahamagaye nani ntago ari kumfata wa muyobozi guhamagara ntabwo yagufashe ntabwo yamfashe guhamagara ku ruhande rwo wasanga ari gusenga umuyobozi w'umujyi wa Kigali wasanga arimo arasenga kabisa Nyarugenge ukamaze se koko deya urusengero ni urwawe kugira ngo tubimenye fresh ntabwo ari mwarabafata ntabwo ari mwaradufata bari gusenga cyangwa se ari kubyigaho na Farodis kantu babikemura
niko reka dushyiremo kano kanombe bataza kugira ngo ibyo twavugaga twaresha saba murakoze nyakwa Ezechiel uwo mupapa narebe bari barimo baransaka nk'umujura tujya mu itangazamakuru nta kintu kimwe nta kintu kimwe ntangaza n'uburyo bari n'abantu umuntu agiye kuvuga ngo azatora inkuru yanyu imva ibyo ni cya kintu Hello. Muraho neza bwana muyobozi. Murakomeye. Nitwa Albert Niyonsaba ndo umunyamakuru. Hello? Muri mu nama? Hello? Ntago mwamu umunota umwe. Nashaka kubabaza ikibazo cyabereye mu murenge wanyu wa Kimisagara ku rusengero rwitwa Sierra, ari abantu baje bazaka kuhafungirwa, ariko mukuza gukurikirana twaje kumenya ko urusengero n'ubundi ruhari ku bw'amanyanga, yo mpamvu bangaga kamera. Ntago muzi ikibazo cy'uru rusengero? Ntabyo muzi? Esakupa pasi rukumva urusengero, ariko menya rufite ikibazo. Urusengero rufite ikibazo ntacyo abandi ibyo byose. Uyu ni executive ni executive umurenge, kandi mu by'ukuri n'umuntu ukurikirana cyane akamenya niki kigize, kuko no kugira ngo tunagire niwe wavuze ngo yayo ni amatiku mwigendere ntabwo yahageze, ni hari kuri telefone. Ayo ni amatiku. Inzego zose zahageraga zamuvugishaga ko zihageze, kuko urumva executive umurenge niwe kiyongozi, ari komanda, ari uwa reserve force, ari ukuriye inkeragutabara. Abo bose bari reporting iwe ku bibazo byagize, baramuripotingira bakamubwira. Buriya ni nko mu karere, polisi, gisirikare, meya, abahedinza akarere. Rero kubw'iyo mpamvu uwo executive iryo jambo umugore yavuze ngo emi wabo ngo deya aho rero niho rero inzego zigomba kumenya urwo rusengero urwo rusengero n'urwade yabavuze n'urwandi niki ko rutujuje ibisabwa biri mu nama yateranye Mutarama 2023 iyobowe na meya w'umujyi wa Kigali na RGB n'inzego zishinzwe amatorero n'amadini RIC. Turasaba ngo babikurikirane. Urumva bafite ibyo batinya kuri kamera, iyo badatinya kamera abandi iyo babonye kamera ku nsengero zabo baranezerwa, bakavuga bati tugiye gutwika, baradutwikira ku mahoteli, baradutwikira, nimukora ikiganiro ariko muvuge mu ni wacu. Aba rero burumva baratinya baratinya kamera. Afite ikikango, ikigaragara nuko bo pastor yarafunzwe ubona kujya nkugemurira. Kubaye umwanzi wiwe nibwo utamugemurira, nibwo wakwishimira icyago kimubayeho, kandi ntabwo bivuze ko nubwo utamugemurira. Muri bo abari binuza, muri bo leta yacu ni nziza cyane, abagororwa bose bararya. Reka dusabe The Vibe Yongwe TV izatemberereyo. Ishami rya The Vibe televiziyo Yongwe TV turayisaba izatemberereyo nka Yongwe TV, nkuko Ndahiro yahageze, nkuko Ndahiro Valence Papi yageze wa BTN na Yongwe TV nigeyo. Tumenyera amakuru fresh. Nayo ni batayitera ishoti ivugisha abaturage gire gute twebwe oya Yongwe ntago bamuniga, nawe azi intambara y'umwuka. The Vibe Yongwe oya hazajyayo babana baba nibo bazajyayo, kuko mu turere 30 Yongwe TV ifitemo kamera 30. Basta tugana ku musozo rero, ubutumwa waha n'undi muntu wese dukurikiye, cyane cyane n'abakristo bajya gusenga, ukagenda nyine ukurikiye babantu twavuze bibisha Bibiliya, akumva nyine ko hari ikintu agiye kubwira abantu ariko agamije no kubambura, agahita afata inzu ya Albert akayigira urusengero. Mu by'ukuri ubutumwa natanga ni uko abantu bakiyoroshya bakumva ko aha turi hari abandi, kuko umunyarwanda yaravuze ngo bucya hava ngo bucya bwitwejo, kandi
nta utanyagirwa imvura iguye nuri mu modoka iyo ayivamo ajya mu nzu nubwo yaba afite umutaka ariko ibitonyanga byanga bikunda bimugeraho rero reka dusabe buri muntu wese yiyoroshye abo umuntu wiyoroheje kuri mugenzi we iyi si turiho ntabwo ari iyacu twenyine gusa tuzayivaho habeho n'abandi twasimbuye abandi n'abandi bazadusimbura rero dusabe Aphrodis kwiyikira hejuru no kwikakaza n'amanyama menshi n'ibiki byose ntabwo ari byo bikora n'ubushongore kwitwaza icyo ntacyo waba uricyo nta general muri iki gihugu na general arafungwa muri iki gihugu ministri w'intebe ntiyafunzwe Pierre Habumuremyi ntabwo wamenyana n'umuntu wo ngurushe ministri w'intebe boya bamura icyo waraciriritse urumva muri iki gihugu ni umuntu umwe abandi bose mageragerera bategereza cyangwa se ku murindi urahazi ni gereza ya gisirikare mageragere urahazi no mu zindi gereza urazizi n'amagororero bahita amagororero rero ukomeye n'umwe ni Kristo Yesu na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku cyitwa itegeko ubu yavuze ijambo gusa ijambo ryiwe hahita hashaka itegeko ririsesangura rigahita rijyana n'irya tegeko rikubahirizwa rero reka dusabe ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali na RGB kuri iyi nama yateranye kuri 20 Mutarama 2023 igashyirwaho umukono na Dr. Rubingisa Prudence meya w'umujyi wa Kigali ijyanye no kugenzura amadini n'amatorero atujuje ibisabwa na Sierra ya Aphrodis Kimisagara kuri Mazi hejuru y'igishanga cya Mazi y'uyu mugezi wa Mazi ntabwo yujuje ibisabwa yari inzu y'inkoko niba atari inzu y'inkoko nibagende ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali engineer w'umujyi nageyo niba itari inzu y'inkoko ni occupation permit bavuze hano mu myanzuro nibagenda yibereke urakoze cyane nyagasana kurengera ntibazongere kugufunga ariko nawe ntuzongere kujya gukora ibiganiro kuri Sierra dutanze amakuru duhaye amakuru leta n'ahandi hasa naho urumva n'ahandi hasa naho turasaba leta ngo inama yateranye kuri 20 Mutarama 2023 iyobowe na meya w'umujyi wa Kigali Dr. Rubingisa Prudence ivuga ku bijyanye n'isengero zitujuje ibisabwa n'ibyo zigomba kuba zuzuje yubahirizwe urakoze cyane yego